Usangagiye ubusa subiyeyo hasi Yesu yamubwirurire warumbwiye ngo uranshaka nari mfite mbwira icyo nshakira akubona tubanye neza ubu ngubu ubwo amagambo umaze iminsi uri kumbwira urayibuka nese ubwo niyo urebye ubona nta gahinda ngiye mfite wowe nta gahinda mfite nakumva mbona ntacyo ubyitaho wakagira gute ngiye mba mbona nta kintu na kimwe ubyitaho ntacyo mbyitaho none ndababaye cyane kukurenza kukurenza cyane kimbyuka ntunarangira nte urubona aka kanya imodoka ingongiye hara mu muhanda nabasize ikimusozi ese ni wowe nyiramugere bakamukamba Yesu ashimwe ese Imana amakuru ni meza ese ko wabuze ni iby'iki gihe umuntu aba ashakisha haku ugashaka n'akanya kabona ntabwo ngiye kumufasha ariko se ko wananutse si ibibazo se shambamo nkuru maze umuntu abyikuramo reka aha Ihoze nta neza makuru neza umeze neza iminsi myinshi sawa ndakubona urakeye kabisa nta birenze nkora nkeye njyewe aha nahise mwana sha rero ntabwo ushinzwe kuhamenya cya ntatari nasi ko nagushakaga ko nifuzaga ko nyine twazahura tukaganira hari ikibazo si ubwo urabona njye nawe naganira iki nawe se twabura tuganira ariko sinjya mvugana n'abanyeshuri ubona navugana iki nawe nkawe w'umunyeshuri ariko rero buriya ntabwo twabura icyo twavugana ntabwo njya mvugana n'abanyeshuri mvugana n'umuntu ufite ikofi urayifite Gihozo warahindutse ariko uko nari nkuzi ntabwo ari kukiri we nta nicyo twanavugana urimo no kuntesha igihe nicyo ushakira nyine wantega amatwi ukacyumva oya nta kofi ufite ntacyo njya mvugana n'abantu nk'abo niko bisigaye bimeze sawa nyine ubwo ngubwo nta kundi kuki mwazaze mushyira ubwenge ku gihe ukareba rimwe kabiri umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu gusa umuntu yaba ari mu yayo nanjye ndababaye kukurenza ndi umubyeyi nkeneye konsa nkeneye kwitwa mama nanjye ndababaye kukurenza mugabo mwiza ni iki ntakora kugira ngo mbone umwana ni iki ntakora kugira ngo nitwe mama ibyo nyine nawe wareba icyo ukora ariko nyirizina wumve ko agahinda kari kurushengura umutima mukaba icyo nari nguhamagariye nyine kwari ukugira ngo usuhuze iyo nyiramigerero nyiramigerero ni umukirisitu dusengana ariko nawe mbonye umuziranye rero icyo nawe nari namuhamagariye twari kugira ngo nyine yatugire inama ni umuntu mukuru kandi ni umunyamasengesho arasenga nawe akorana n'Imana ntabwo rwose mbese nta manyanga muziho rero nkaba nagira ngo nibura tugire inama urabizi ko hano mu rugo rwacu ntabwo tuvugana neza ntitugira ntabwo mbese tumeranye neza kandi nawe urabizi ncaga gutya nacaga ngo yaciya iyo wacaga dore nguriya nawe aragiye nakubwira urajyayo uti aho ngiye harandeba ntihakureba nyine urumva ko ari ibibazo kandi hano twitwa ko turi abantu dusenga rero nkaba nagira ngo nk'umukristo mugenzi wacu yatugira inama mu buryo mbese tumeranye urabizi neza yuko ubu nshinja byinshi ngo njyewe nta kintu maze nirwa mu masengesho ngira gute nta
nta kandi kamaro, mbese ndabaye nta kintu maze kandi mu rugo bigaragara yuko urugo rwacu rufite iterambere. Mu by'ukuri rero nkaba nagira ngo nk'umudamu mugenzi wawe nibura yagira icyo akuganirizaho, cyangwa se wenda akagira icyo akumvishaho, cyangwa se wenda nanjye naba hari uburyo ntagende nabyo akabitubwira, akagira mbese uburyo atugira inama mu mibanire yacu tubona itagenda neza, kandi nawe urabibona. Mu by'ukuri ni icyo ngicyo namuhamagariye. nanjye ndababaye cyane, ntacyo nabona nakora, Imana niyo itanga, ariko nyine nanjye ndababaye. none se ubwo ngubwo dukora iki hagati aho ngaho? Icyo tugomba gukora ni ugusenga, ni ukwiyambaza twavuye kwa muganga ibyo birananirana, uri kubyumva? Solution ni ugusenga, niyo solution ubona. Ese nta kindi cyakorwa kugira ngo wenda umwana aboneke? Wowe urumva twakora iki? Wowe urumva twakora iki? Ugenda ubitekerezeho, n'ibyo biryo byawe rwose giye hejuru y'agahinda unteye. Yego mani, Ndumva nta kosa rindi rihari rero. Nese ukaba ufite ikibazo ki? Hano ntabwo tugendana neza. Njya gusenga musiga mu rugo kandi twakagombye kujyana, kandi urabizi yuko abantu babana bahuriza muri byose. Sinshobora kugera mu rugo ngo mbone nk'umuntu uvuye gusenga, mbese bameze nkaho ntakakwiye kuba nagatashye n'umuntu. Ariko sereka nawe tumubaza, ariko se mukamu ibintu Rudoviko avuga nibyo? Nibyo, ariko se reka nkubaze kuri umubyeyi mugenzi wanjye, umugabo wagiye gusenga guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku cyumweru, ntagire umunsi n'umwe yagira inshingano z'urugo. Ni ukuvuga ko nazamwe se no kugira ngo njye nicara gutya, nicyo cyankuye iwacu. Umugabo agomba kumenya inshingano z'urugo akagira, ariko ibintu byose ni mu mutwe wawe. Mvuka Mukamabano uko Bibiliya ibivuga. Buriya ngo Enoki uko umutima wateraga yahoraga araramye areba mu ijuru. Ni ukuvuga ngo uko idakika yateraga ngo yarebaga mu ijuru. Ndetse kuba ugira n'aya mahoro y'umutima ukabona mu rugo rwawe bigenda, ni ukubera amasengesho ya Rudoviko. Abandi bagabo baba bari mu kabari, baba bagenda mu ndaya, ariko wowe wagiriwe ubuntu bw'uko Rudoviko nibura ajya imbere y'Imana agasengera urugo rwe. Icyo ntiwagishimira Imana? Niba nkeneye kwitwa umubyeyi nk'abandi, niba nkeneye kwitwa mama nk'abandi, Imana ubu nakora iki kugira ngo nanjye mbone icyizere? Ni iki nakora koko? Ni iki nakora ngo nitwe umubyeyi nk'abandi? Ni iki wakora ngo inda yanjye nanjye uyirumbure nk'izindi nda z'abandi babyeyi? Mana, nditwa igicibwa mu muryango, ndavumwa n'umuhisi n'umugenzi. Mana, wagize icyo ukora koko? Wagize icyo ukora kuko Mana yanjye, ukanyita umubyeyi nk'abandi. Mana, ndakwinginze, gira icyo ukora. Iyo ni impano ikomeye cyane Imana yaguhaye. Ariko wari uzi ko, reka nkubwize ukuri rero, njyewe niba ari ibyo agakiza nzanagafasha. Ni gute se nakikorera urugo njyenyine, abantu turi babiri, ni umutware nkabumufasha, ugomba gufashanya. Byanditse ko umugabo ari uzajya gusenga gusa, ngo umugore ari uhahira urugo. Aho niho ikibazo kiri, kuki ajya gusenga gusa n'umwaka ajyana? Yashatse ibyo akora se tugahuriza hamwe, no gusenga tukagira igihe cyo gusenga. Njye nzajya gusenga mbeshya Imana mbabaye ku mutima, ntacanganyukiye ibibazo by'urugo biri ku mutwe wanjye. Ibi bibazo byose biterwa n'abadayimoni, n'abadayimoni baza mu rugo. Imana yaravuze ngo dusabe ikintu cyose dushaka. Icyo dusaba cyose iri maso kandi izakiduha. None mukaba mwantumirijeho iki? Arega icyo twagutumirijeho kwari ukugira ngo nyine dufatikanye, duhurize hamwe, dusenge Imana. Ntabwo uzaba udasenga.
ntabwo uzabaho utubaha imana ngo wumve yuko uzaba wishoboye. Nicyo Urumva gicukwa nakora iki? ni ukugira ngo dusenge imana. umugabo aramvuma umuryango we ukamboma muri si n'umugenzi bakancisha hirya bakancisha hino, ateka ntacyo mfite nakora keretse kwiringira imirimo yawe. Urakoze Mana, ngaho gira icyo ukora. yo mu ijuru niyo izatugira. Nanjye ndasenga mugumane ibyo mwizeye, nanjye nzagumana ibyanjye. Hasi Kigali we reba se kugira ngo nawe urabyibonera, ubonye kuko yambereye ni kuriya nyine bihora nawe. ariko rero bigabe ko umuntu ushaka kubaka nawe wagira icyo uhindura mu rugo. Mbese niba ugenda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu siko nanze kurukongeza, erega ntabwo tuzatungwa n'Imana gusa. Rega bazi se njyewe ngomba gusenga Imana. Rega Imana umuntu udasenga Imana burya nayo Nanjye irabibona. ntabwo nanze gusenga, ariko se muzabeshwaho n'iki, muzarya iki? Rero reka tugende, nicyo ngicyo twagira ngo tugire ubwo nawe icyo navuga Reka ngende, wenda n'ubu nzabishyira imbere y'Imana nuko bisengera ibibazo byanyu. byanyu. Nta kibazo, ubwo Imana niyo izakora imirimo yayo.